Imana yambwiye ngo waba ukoresha imbaraga z'abera iminati, waba ukoresha imbaraga z'abafuramaso, waba ukoresha imbaraga z'abazimuterekera, waba ucisha imbaraga izaguhaye ubwo butunzi, yarakuretse. Imbaraga z'umwijima turazifatamira, bitavuga Imana byose turabicecekesheje. Nyemerera adata amwuka ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bivuze iki? Mbere yo gukunda mugenzi wawe, wowe urabanza ukikunda. Rero numanza kwikunda, urakunda igihugu uvukamo, urakunda Afurika uvukamo. Bivuze iki? Reka nkubwire, nta mpunzi ziri kuva mu gihugu zihunga igihugu. Reka nkubwire, wowe wagihunze kubera icyo umutima wawe ugushinja, ni nayo mpamvu uri kujya hanze. Y'Imana aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye byo hirya no hino ku isi, n'abari hano mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo twabibagirwa kuko muri ab'agaciro kuri twebwe. N'ukuri rwose mbaye ngushimiye wowe wakanze subscribe ukadushyigikira kugira ngo ivugabutumwa rica kuri aya macano cyangwa se YouTube ziri hano, kugira ngo ivugabutumwa rikunde ryamamare. Aha, turi kumwe n'umubyeyi. Uyu mubyeyi ntago ari ubwa mbere mumubonye ku masoo media agiye atambuka, ari hirya no hino avuga ubutumwa bwiza. Gusa ntago yamamaza bimwe mujya mwumva bibi bica ku masoo media, ahubwo agenzwaho n'ubutumwa bwiza. Mubyeyi uraho neza? Ndashima Imana, ndabashuhuza cyane abakunzi basa buri munda, turi kumwe kandi n'ishimwe ry'Imana TV, nshuti z'umusaraba. N'ukuri ndashima Imana yandinze namwe ikabazigama kugira ngo tuzongere guhurira kuri izi kamera, izi mikoro. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Mbere na mbere yuko twinjira muri systeme zo gusenga n'ibindi byose, reka mbanze ngushimire yuko witanze bikomeye cyane. Ni ukuri pe ni iby'umugisha, ntavuga cyangwa se gusa nkwaturiyeho umugisha mu izina rya Yesu. Kuko ahantu wavuye naho uri ntakoreshejwe amatike menshi atari make, sibyo? Rero kuba witanze ukaza ukitabira ubutumwire bwacu ni iby'agaciro. Nari ndagira ngo manze ngushimire. Murakoze cyane, kandi nemereye data ntabwo yambwira ngo genda ngo ndeke kugenda. Rero ni inshingano zanjye. Urakoze cyane. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka tugusabe kugira ngo usenge Imana, kugira ngo Imana yacu isigakirane natwe, ikureho imigozi y'umwanzi satani ishobora kwitambika. Yego. Mbere yuko dusenga, ni byiza ko dutangira na rino sengesho n'iki kiganiro. Tuziranye, hari benshi banzi, ni byiza. Hari na benshi bashyashya ababonye ikiganiro bwa mbere. Reka mbibutse ngo uyu nguyu muri kureba yitwa Generali Esther mama w'amahanga. Ndi umuvugabutumwa nkunda Imana n'abantu bayo. Nyobora groupe yitwa abasirikare ba Kristo. Turacyakomeje uyu murimo data yaduhaye, turashima Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data mwiza, Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana idukunda urukundo ruhebuje. Papa, turagushimiye, wagize neza, watuzigamye. Data, hari benshi batagejeje kuri uyu munota bagihumeka uyu mwuka, ariko twebwe watuzigamye. Nyemerera ngushimire kandi wazigamye abapapa, abamama, abasore n'abakobwa bose bakurikirana zino YouTube channel. Data, ndagushimiye. Nyemerera ngushimire ko waturindiye igihugu. Nyemerera ngushimire ko warinze abantu bawe mu bihe bitandukanye ndetse bigoye bacu
twaciyemo data uyu mwanya turi mu mashimwe tuzamuye icyubahiro wagize neza nyemerera kandi uyu mwanya nongere kukwinginga papa njyewe uri hano kwizi kamera nimbura uboneke nyemerera data usoze ubushake bwawe ku bana bawe abantu bose baremwe mu ishusho yawe nyemerera data buri muntu wese uko wagambiriye gutambutsa ubu butumwa mwami Imana ariko bugera kuri buri mutima wose wagennye kubwakira kandi nyemerera papa ndohoje iki kirere mu izina rya Yesu mbaraga z'umwijima turazifatamiri bitavuga Imana byose turabicecekesheje nyemerera adata amwuka wera aganze ategeke ayobore data urakoze nsabiye buri muntu wese umugisha muzumva iki kiganiro kandi akagisangiza benshi data anukuri umumera umugisha utagabanyije urakoze mubyeyi mwiza ko ubikiye kubana natwe dutangiye kugeza dusoje mu izina rya Yesu amen. Murakoze cyane nshuti z'umusaraba bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo amazina yo nayababwiye kandi ni ukuri ni iby'igiciro cyinshi kubana namwe muri iki kiganiro unyemerere uyu mwanya ngusabe ngo iki kiganiro ucyumve kandi ugisangize benshi bimbera byiza kukubwira ngo wongere ubaye utarakora subscribe kuri izi channel yaba Zaburi Nkunda yaba Ishimwe Bimana TV ukore subscribe kugira ngo ushyigikire abana b'Imana uyu murimo kandi data nabyo biri mu byo azaguhembera kandi ukunda ibi biganiro kandi bibaye byiza wajya utanga ibitekerezo kugira ngo tumenye ibyo mushaka kandi ibyo mukunda kandi burya n'umugisha wanjye ni n'uwawe gukora uyu murimo iyo usangije iki kiganiro uba udufashije gusakaza ivugabutumwa ku isi hose Imana ibamera umugisha kuko mubikoze reka nongere kandi kwihanganisha abanyarwanda turi mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu 1994 abanyarwandakazi ndabizi ko ibi bihe bitoroshye ariko kandi mukomere kandi ni ukuri aho twavuye ni habi ariko aho tujya ni heza dukomeze kwibuka twiyubaka umukuru w'igihugu akunda kuvuga kwigira muri iyi minsi yongere kubisubiramo cyane hari impamvu abivuga igihugu cyacu turakwiye kwigira ariko kandi ibindi bihugu byose nkunda kuvuga bya Afurika cyane kuko umuhamagaro wanjye cyangwa ubutumwa mfite buri kubwira Afurika kwigira niyo ntego dufite ya groupe abasirikare ba Kristo groupe abasirikare ba Kristo ishingwa Imana yavuganye natwe gukora ibi bintu bitatu kuvuga iby'abandi batavuze gutinyuka iby'abandi batinye rero reka nkubwire ngo turi kubwira umunyafurika ikunde kandi wigire Imana y'amahoro itugirire neza intego nyamukuru y'iyi groupe cyangwa y'ubu butumwa turi gutanga iravuga ngo bohoka Afrika bohoka Afrika bivuze iki wowe muntu uri kunyumva basha kumva ururimi mvuga nimvuga ngo bohoka Afrika wumve Afrika yanyuze mu bihe bitandukanye bikomeye by'ubukoroni bitandukanye by'ibigirwamana igihe rero kirageze ngo Afrika ibohoke no muri message mfite uyu munsi Imana yambwiye ngo mbwira abanyafrika nicyo ngiye guheraho mbwira abanyafrika mukuremo fime mwambitswe n'ubukoroni zibabwira ko muri abanyantege nkeya iyo nimwe zibabwira ko mugomba kwicamo ibice amoko murabizi ko muri Afrika yacu ibihugu byinshi
abazungu baraje babacamo ibice bazanye amoko. Hamwe hari abahutu, abatwa, abatutsi. Murabizi twebwe mu Rwanda tubyumva cyane kuko iyi jenoside twibuka yakorewe abatutsi rwose yazanywe n'abakoloni. Iyo bataza kuzana urwango mu banyarwanda ntago hari kuba iyi jenoside. Rero ntago ari u Rwanda gusa, Uburundi murabizi inshuti zacu mumaze igihe kinini kuri uwo musozi mukiriho, kandi Imana y'amahoro yiteguye kubakuraho. Rero iyo mvuze ngo bohoka Afurika, Imana ijya kutubwira ibi bintu yaravuze ngo musengera Afurika, ariko mwongere mubwire abanyafurika. Ndi kukubwira umunyafurika uri ku isi hose, ndabizi buri gihugu kirimo umunyafurika, ariko ndi kukubwira ngo kunda Afurika, ikunde. Imana ubwayo iratubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bivuze iki? Mbere yo gukunda mugenzi wawe wowe urabanza ukikunda. Rero numanza kwikunda, urakunda igihugu uvukamo, urakunda Afurika uvukamo. Bivuze iki? Uraharanira kubohoka kw'iyi Afurika, tukava muri ubukoloni badushizemo. Kandi si uko bari badukunze, buriya bajya kuzana biriya bintu murabizi cyane kundusha, bamwe muri bakuru kundusha, ariko icyo bari bagendereye Afurika Imana yayihaye agaciro, yishyiramo iby'agaciro, ahubwo abanyafurika ntimurabimenya. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo muhumuke, mukuri izo filime ku maso, murebe agaciro Imana yahaye Afurika. Ibi bintu byose bakora babikura muri masoo premiere bakuri wacu muri Afurika. Reka ngusabe, uruganda ukoramo rw'umuzungu masoo premiere bazikuyemo hano muri Afurika. Kampani yose uri gukoramo masoo premiere bayikuye hano muri Afurika. Reka nkwinginge ahantu uri, cyane cyane ngo ndi kubwira abantu muri ku mugabane w'Uburayi, ahantu uri tekereza kongera kugaruka gushora imari muri Afurika, kuko Imana itubwiye neza ko Afurika yacu ije kubohoka, kandi ije kubikorera kwiyubahisha. Afurika igiye kubohoka. Ibi ngibi abanyafurika bavuga ngo icyo umuzungu atakoze muwamwumva atari kizima, ariko Imana iravuze ngo igiye kongera itanga ubumenyi, igiye gutanga ubwenge ku banyafurika bubaha Imana, igiye gutanga ubumenyi ku buryo izi masoo premiere tuzikoramo na produit finali, ahubwo natwe tuzigemure hehe mw'ibyo bihugu byabo. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Narindi kuvuga ngo Imana yambwiye ngo mukure izo filime abazungu babambitse. Ntabwo mvuze ngo abazungu bose ni babi, ariko benshi aho muri no mu makampani yabo mukoreramo murabizi neza ivangura urugo bafite. Nanababwira ngo mukomeze kwizera no gusenga Imana cyane, ubwo buretwa mukoreshwa igihe cyabwo kirarangiye. Data aduhana umugisha. Mfite message yindi ku gihugu cy'u Rwanda, abanyarwandakazi mukunda u Rwanda. Nongeye kubabwira ngo musengere igihugu cyanyu cy'u Rwanda, dusengere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkunda kubabwira ngo abantu benshi barahanuye intambara ngizaba, barahanura inzara, ndetse n'umukuru wacu w'igihugu aherutse kubivuga. Ariko reka nkubwire, Data avuganye natwe ngo dusenge, kuko ibi byose bikurwaho n'iki? No gusenga no kwiyiriza ubusa. Mana y'amahoro itugirire neza. Munyarwanda huri, afata umwanya wawe usengere igihugu cy'u Rwanda. Kandi reka mbabwire, nk'uko Nineve babwiwe ko akaga kabaziye ndetse bagiye kurimbuka, nubwo Yona yari yagiyeyo akabanza kwanga kujyayo, bigatuma Imana imunyuza mu nda y'urufu, akarenga akazajyayo, nabwo akabivuga yikiza. Narababwiye ngo Imana yo mu ijuru ntabwo ireba igihe umaze ukora ibyaha, ahubwo ireba igihe wihaniye. Abanyarwanda niduca bugufi
hanyuma tugasengera igihugu. Ndababwiza ukuri, iyi nzara data yikuyeho, iyi ntambara data arayihagaritse kuko birimbwira ngo iki mu gitabo cyayo irambwira ngo umwami, guhera ku mwami n'abategesi, mbese ibintu byabo byose biyiriza ubusa, barasenga baca bugufi, bambara ibigunira bigaragura mu ivu. ngo Uwiteka areba guca bugufi kwabo, arekeraho, ahagarika kubateza mbese bya bindi kubarimbura kurahagarara. Imana ibona guca bugufi kwabo. Imana igiye kubona guca bugufi kw'abanyarwanda, uhereye kukomeye kugera kuworoheze. Ndakwinginga ngo ufate uyu mwanya usengere u Rwanda. Imana iherutse kumbwira ngo u Rwanda rugiye kuba amarembo y'isi yose. Kubera iki? Rwanda Imana yaduhaye reka mvuge ngo umwami mwiza, umwami watoranyijwe. Ndashaka kukubwira ngo nubwo hanze y'iki gihugu hari abantu bafite ingengabitekerezo bakiri kuvuga ngo baramurwanya, ushobora kuzarwanya perezida, ariko reka nkubaze ikintu kimwe. Twebwe tumaze imyaka 31 tutarumva induru, tutarabwirwa ngo igihugu cyaruzuye, ngo kimeze nk'igikombe cyuzuye amazi. Uyu munsi n'abava hanze baraza bakajya muri iki gihugu, ntabwo kiruzura, nta nduru. Reka nkubwire, nta mpunzi ziri kuva mu gihugu zihunga igihugu. Reka nkubwire, wowe wagihunze kubera icyo umutima wawe ugushinja. Ni nayo mpamvu uri kujya hanze aho ngaho ku izo social media ukavuga ibyo ushaka. Reka nkubwire, umunyarwanda umwe yaravuze ngo nufata urugendo, imbwa yose ikumokeye ntuzayitera ibuye, ntuzayiteho umwanya uyitera ibuye, ahubwo uzikomereza urugendo. Banyarwanda, imbwa zose uko zimoka, burya n'izimoka ntiziryana, ahubwo zatinye yayindi itamoka, kuko irya ibibitse ubugome bwinshi. Reka mbabwira ngo mwe kurangazwa n'ibyo bari kuvuga. Abo ni inyangagihugu, abari mu gihugu tuzi neza ibyiza birimo, turi kubibona. Aho umunyarwanda avuye araryama agasinzira, imyaka 31 irashize, turyama tugasinzira. Haraba bahagaze ku bwacu. Nashimira ingabo z'igihugu na polisi, barara bahagaze ku bwacu. Nshimira cyane umukuru w'igihugu kubera ko yikoreye imitwaro y'abanyarwanda bose. Ejo bundi nababajwe n'akantu aho yavugaga ngo mwizirike umukanda, abantu bagakoma amashyi. Byatumye igihugu cyacu cyongera gutukwa. Abanyarwanda bati nta bwenge bagira. Mukuru w'igihugu avuze ngo mwizirike umukanda, inzara igiye gutera, bamwe bagakoma amashyi. Ariko turizera neza ko twarabyumvishe, ndetse n'ikosa ryabaye mwarabyumvishe. Yarazi neza niba Imana ibasha kumuhishurira ibiri imbere, ubundi wowe urinde wo kuvuga ngo aveho. Icyo muzakora cyose, uko bizagenda kose, uyu ni Dawidi watorejwe hariya mu ishyamba. Benshi bigeze kuvuga ngo nta mashuri afite, ayafite atunze iki gihugu, ayafite ayoboye iki gihugu, agihaye amahoro n'umutekano. Imana y'amahoro igihora imushyizeho uburinzi. Data wo mu ijuru ahabwa icyubahiro kubwe, yatugiriye neza, adukura hahandi habi. Mana y'amahoro nishimwe. Reka mbwira abanyarwanda, Data mukunda u Rwanda, duhuze umutima, twite ku gihugu cyacu, tugisengere, kuko Bibiliya irambwira ngo dufite inshingano abakristo zo gusengera ubuyobozi, zo gusabira amahoro igihugu, kuko ayo niyo tuzabamo. Data wo mu ijuru aduhana umugisha. Message yindi mfite iri ku gihugu cy'u Burundi. Nshuti ez'umusaraba, abakundwa, abarundi inshuti zacu,
nkunda kuvuga cyane ko muri inshuti zacu ariko murenga kuba inshuti mukaba abavandimwe, mwarize igihe kinini, mwazengurutse igihe kinini, mumaze igihe kinini ku musozi w'ubuhunzi, mumaze igihe kinini ku marira y'ubutaka bunywa amaraso mu gihugu cyanyu w'inzirakarengane, ariko data avuganye namwe aya magambo, njya kutambutsa iyi mesaje reka mubwire ngo nijoro, iri joro byahise nabonye umuyaga mwinshi uhuha. Umuyaga nimvuga umuyaga wumve wa muyaga uhuha ukazamo ibintu byitwa serwakira, hamwe umuyaga uterura ibiri hasi bikagenda mu kirere, hamwe wanitse imyenda ikaguruka, hamwe mbese wa muyaga utwara n'ibisenge by'amazu bikagenda. Nabonye umuyaga mwinshi mu gihugu cyanyu, nabonye umuyaga abakuru n'abatoya bahunga, abakomeye n'abaroheje bahunga ariko bakabura aho bahungira. Mani tugirire neza. Uyu muyaga wahushe cyane ku buryo wazanye umaze gutuza, nabonye igihugu cyanyu cyuzuyemo imyanda myinshi. Hari huzuye imyanda myinshi, hari mbese hari akajagari kenshi, hari imyanda ipakiye. Ariko nyuma yaho mbona haza abantu bafite imyeyo bari kugenda bakubura, imyanda bari kuyipakira muri bya bimodoka bitwara imyanda hano mu Rwanda, murabyumva, babipakira. Hari ikinogo kinini cyane cyamenwagamo ya myanda. Mbona igihugu cyongeye kuba cyiza, mbona bari kubaka imihanda ya makaburimbo, mbona bongeye kubaka amazu meza, mbese mbona Uburundi bwongeye kuba paradizo. Nabajije Imana ndavuga ni Imana, ibi ni ibicunyeretse. Imana irambwira ngo mu gihugu cy'u Burundi harimo umwanda. Biriya wabonye ni umwanda uri mu gihugu cy'u Burundi, ariko njyewe ubwanjye ndiyiziye nje gukubura. Uyu muyaga wabonye ugiye kuhagera, ariko nyuma y'uyu muyaga nje gukubura, nshyira ibyari byaravuye ibyo bakuye ku murongo, ibi byose by'imyanda ngiye kubikuraho, hanyuma Uburundi mbashyire ku murongo. Imana imbwira amagambo akomeye, Imana irambwira amagambo. Ndagira ngo dusome aya magambo ari mu gitabo cya Samweli. Ari tugirire neza. Reka ndeba aya magambo mbere yuko mbatambukiriza ubu butumwa. Yesu nashimwe cyane. Aya magambo ari mu gitabo cya Samweli, Samweli wa mbere, ibice byaho 28, hanyuma ariko nsome umurongo waho wa 16 n'uwa 17. Biravuga ngo Samweli aravuga ati, ubimbarije iki? Ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe. Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri nje. Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi. Mana y'amahoro itugirire neza. Nshuti z'umusaraba, Abarundi inshuti zanyu, Mana yongeye kuvugana namwe aya magambo. Mana yambwiye ngo uko byagenda gute ubu buyobozi buri kw'iki gihugu buyoboye Burundi, nta Imana ibashyigikiye, ntizabasubiza kuri iyi ngoma. Ingoma yanyu yaraciwe. Naho mwahindukirira Imana hari mukayibuka uyu munsi mukareka guterekera, mukibuka Imana mugaca bugufi, ntabwo ingoma yanyu yasubira ku buyobozi. Naho mwabigerageza mukabikora mu buriganya na bwa bugome bwanyu mufite, Mana yambwiye ngo uko byagenda kose mwaciwe ku ngoma. Ingoma yayihaye umuturanyi wanyu Dawidi, kandi n'umuvukanyi wanyu yitwa Dawidi. Yiswe Dawidi si ryo zina rye, ahubwo ni umuntu uzayobora igihugu cyanyu cy'u Burundi, kandi uyu Dawidi ntari i Burundi.
Imana itugirire neza. Naho mwabisengera gute, ntabwo ingoma yanyu Uwiteka yamaze kuyica. Ahangaha aya magambo dusomye, Sawuli byaramuyobeye ngo agire ubwoba bwinshi abonye ingabo z'Abafilisitiya, agira ubwoba bwinshi. Imana yambwiye ngo uyu mu buyobozi bufite ubwoba bwinshi bw'uyu Dawidi, hamwe mugiye no guhamagara izo mwaterekereye ntizibumve, mugiye guhanuza bya bindi mukora mukabura igisubizo. Imana irambwira ngo mwamaze gucibwa ku ngoma. Imana irambwira ngo mbabaze ikintu kimwe, izo mana zanyu zabashutse, zikabashuka ivangura, zikabashuka kwikunda, zababwiye n'igihe muzavira kuri iyo ngoma cyangwa muzapfira. Imana yambwiye ngo ntabwo naho uko mwabigenza kose, uko mwaterekera kose, naho mwahindukira, uwahindukira yazareba ubwiza bw'Imana izakorera, ibitangaza Imana izakorera Abarundi, kuko Burundi nimara kwimaho uyu Dawidi, Uburundi buzamera nka paradizo. Ariko mwebwe muciwe kuri iyi ngoma, Data wo mu ijuru abampera umugisha. Abundi butumwa Imana yambwiye ngo mbaze abantu mwacishije imbaraga. Imana yambwiye ngo mbaze abantu mwacishije imbaraga. Sinzi izo wacishije ari izi. Uri gutamba ibitambo by'abana b'Imana, barapfa ikakureka ukagira ngo ihwanye nawe. Imana yambwiye ngo waba ukoresha imbaraga z'Aberiminati, waba ukoresha imbaraga z'Abafuramaso, waba ukoresha imbaraga z'abazimuterekera, waba ucisha imbaraga izaguhaye ubwo butunzi, yarakuretse ntabwo ari ukuyirusha imbaraga. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo naho bakubwira umunsi wawe wo gupfa, bakongerera isaha imwe ku buzima bwawe. Yambwiye ngo nkubaze ngo naho ibyo wacishije byakubwira igihe cyawe cyo gupfa, ukaba wicaye uzi ngo nzapfa 2026, kuri wa munsi, kuri ya saha, bakongeraho byibura iminota 5 ngo baguha amahirwe yo kuvuga ngo tuguhaye andi mahirwe yo gusezera inshuti zawe ku isaha Imana yakwandikiyeho gupfa. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibyo muzabamo byose muzibuke ko nyuma yanyu hari urubanza. Nyuma yanyu hari urubanza. Imana yambwiye ngo umuntu yaramwiremeye, ishiraho umunsi yavutseho, ishiraho n'uwo azapfaho. Icyakora uko witwaye nibyo bizakujyana Gehinomu. Icyakora Imana yambwiye ngo uhindukiye uyu munsi ukava mu byurimo, ukava mu byurimo, kuko nawe urabiza ayo mafaranga naho uyabayemo umena amaraso y'abantu, uyabayemo utamba ibitambo, uyabayemo uhemuka. Ariko ku munsi wawe wo gupfa Imana yagennye ntabwo ayo mafaranga cyangwa abo bazimu mukoresha cyangwa izo mbaraga ntabwo zizakongera n'iminota 5 byibura yo kongera guhumeka. Uretse Data wenyine niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Wahisemo nabi, Imana yambwiye ngo garukiraho. Imana yambwiye ngo garukiraho. Imana irambwira ikintu gikomeye, irambwira ngo abantu mwiyisa bakomeye, irambwira ngo abantu biyisa bakomeye, abantu mwumva mukomeye, ariko irambwira ngo mumeze nk'ivu ritumuka imbere y'Imana. Imana irambwira ngo impfu zitunguranye z'abantu bakomeye ku isi hose mugiye kujya mwumva impfu zitunguranye z'abantu bakomeye. Mwaka karere k'ibiyaga bigari barimo bazapfa bitunguranye kandi bakomeye. Ariko mu isi hose Imana igiye kugenda ikuramo abantu bakomeye. Bagiye kuzira iki? Bagiye kuzira gushyigikira aya mategeko y'Aberiminati, aya mategeko satanike muri gusinyaho mutabizi.
muri gusinya kw'abana b'Imana, abantu b'Imana bajya mu bibi. bayobozi b'ibihugu, icyampa ubu butumwa bukagera kure cyane. Umuyobozi wese utubaha Imana, umuyobozi wese utubaha Imana, Imana yambwiye ngo wowe uri munsi y'ibirenge byayo, yagukoresha icyo ishaka. Irambwira ngo mwibuke uburyo yanangiye umutima wa Farawo, irangiza imurimburiye mu nyanja n'ingabo ze. Irambwira ngo wowe Imana iragufite mu kiganza, yagukoresha icyo ushaka. Uwo mwuka uhumeka kuwukurura ni nk'isegonda rimwe. Irambwira ngo abakomeye bagiye gupfa kandi mu isi hose, kandi baricwa n'iki? Yo ubwayo ntabwo izemera ko izina ryayo ritugwa, ntabwo bishoboka. Irambwira ngo mbibutse ku bwa Nowa, abantu bayo Bimana bari barigize ibyigenge bagwije ibyaha. Iravuga ngo nicujije icyatumye ndema umuntu, iravuga ngo ngiye kumurimbura. Ibwira Nowa kwibariza inkuge, kuko niwe wenyine Imana yarebaga ikishimira. Imana irambwira ngo ubuzima bwanyu ibufite mu kiganza, mu isegonda rimwe, mwanya nk'uwo guhumbya, irawukurura uwo mwuka, urahinduka igiporoporo, baragushingura, kandi icyubahiro cyayo ntikizavaho kuko wapfuye. Oya, ahubwo kizazamurwa kuko ikuye inkozi z'ibibi mu nzira. Mana y'amahoro ihimbazwe, rata inshuti z'umusaraba. Reka nongere mbwire abakristo muri rusange, kuko data yambwiye ngo mbakristo, inshuti z'umusaraba, mbakundwa, wowe wamenye Imana, ushaka ube warakijijwe muri 70 simbiri. Imana ijya kumbwira ubu butumwa ngiye kuguha, yabanje inyereka ababyeyi batwite barabyara. Bamaze kubyara, bamwe bateruye impinja banga kuzonsa. Impinja banze kuzonsa, mbona zimwe zapfuye, mbona izindi barashoreranye. Abantu bazi kuri santere, hamwe bajya gufata ibiryo by'abana bari mu mirire mibi, bashoreranye bajya ku mavuriro atandukanye gufata ibiryo by'abo bana. Abana bazize iki? Banze konswa, ba nyina banze kubonsa. Mwicijeho baravuga ngo banze kubonsa ngo amabere yabo atagwa. Ariko ibi bintu we kubyumva mu isi y'umubiri, byumve mu isi y'umwuka. Imana irambwira ngo abantu barakijijwe. Wigeze kubatizwa mu mwuka, wuzura mwuka wera rwose, mbese ukumva ibintu bimeze neza. Wari wavutse ubwa kabiri, wabyawe na mwuka wera rata. Ariko uru ruhinja rwarwaye bwaki, reka bariko mvuga mu Rwanda muraza kunyumva. Wuzuye mwuka wera, ariko wabaye ingwingire mu buryo bw'umwuka. Wabaye ingwingire mu buryo bw'umwuka. Wagwingijwe n'iki? Winjiye mu by'isi urasayisha. Benshi mwarerekwa, bandi mwarahanuraga, bandi mwarabwirizaga, bandi mwararirimbaga, abandi mwakoraga imirimo itandukanye. Data yambwiye ngo muririmbyi, ninde waguhaye konje? Muvuga butumwa, ninde waguhaye konje? Ku murimo wari uriho, ninde waguhaye konje? Imana irambwira ngo muri ingwingire, kandi n'abari mu nsengero nuko bimeze. Irambwira ngo muri ingwingire zo mu buryo bw'umwuka. Irambwira ngo mwongere musenge, mwongere ibihe byo gusenga, mwongere ibihe byo gusenga, mwongere musabe ku mata adafunguye, mubashe gukura mu buryo bw'umwuka. Ariko irambwira ngo aba bana hari abapfuye. Imana ifite agahinda, hari abana bapfuye,
hari abantu bareba Imana ireba kandi bahagaze ariko ari intumbi. Urasenga unasambana uri intumbi. Imana itugirire neza. Urariganya imfubyi n'abapfakazi, Imana irakubara nk'intumbi. Imana itugirire neza. Nawe ibyo urimo urabizi, kuki utahindukira uyu munsi? Imana irambwira ngo hari n'abandi mwabaye akazuyazi, wanze gukonja, wanga kubira. Byahishuwe 3:14. Ze kunsomera urwandiko rwandike abirahuduki. Wanze gukonza, wanga kubira. Imana irambwira ngo agasuzuguro kameze gutyo yagahaze, igiye kukuruka. Igiye kukuruka. Munyemerere soma aya magambo ari muri uru rwandiko, kuko numvise Mwuka Wera ambwira ngo nubasomere, ko benshi Bibiliya ntimuzi naho zibitse. Imana ibagirire neza. Imana irambwira ngo izo mutunze mu matelefone igihe kimwe bazaziformata, nta nubwo uzamenya ko wigeze gutunga Bibiliya. Mwaguze Bibiliya zikigura makeya, zikiboneka, mugasoma ijambo ry'Imana, ko aribwo buhanuzi butavanze. Imana itugirire neza. Reka twisomere ibyahishuwe. Dusome ibyahishuwe ibice byaho 3. Hanyuma turasoma duhereye ku murongo wa mbere wa 14. Wandikire marayika w'itorero ry'Irawodokiya uti: Uwiyita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazuyaze, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene w'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi. Kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, abahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha anzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti z'umusaraba bakundwa, Data avuze amagambo akomeye. Ahari ntujya ushaka kumva aya magambo mu matwi yawe, ariko Data aravuze ngo nimbura akazuyaze agiye kukuruka. Uraririmbana ishyari n'amagambo, ufite amacakubiri mu kanwa kawe, mu mutima wawe nibyo wimitse. Ufite igomwa ryinshi, urenganya imfubyi n'abapfakazi. Uri umushumba, uri umwapotere, uri umwevangeliste, uri umudiyakoni, aho uri mu nzego zitandukanye. Uri umukristo, ntushobora kureba mwene so, umuvandimwe wawe, musigaye muvangurana ku madini. Imana nsigaye nyibwira ngo wagize neza. Ubu ngubu ubwo bayafunze, musigaye mujya naho mutashakaga kwinjira. Ariko se reka nkubaze, ninde wababwiye ko Yesu yacitsemo ibice? Ninde wababwiye guca ibicemo Yesu? Mana ibagirire neza kandi bababarire. Data aravugana namwe aya magambo, aravuga ngo mugarukiraho. Avuze neza cyane. Imana ni inyembabazi. Erega yo n'ikintu yapfaga nayo,
iyo nayo yarazi neza akaba abinenewe ari abanyabyaha, ndetse kuri we yumvaga barimburwa. ariko ngo ikintu yabwiye Imana ngo rega n'ubundi icyo mpfa nawe uri inyembabazi n'inyebambe ryinshi. nyuma y'uko yarivuze ngo igiye kukuruka, ivuze ngo iki? iravuze ngo aba nkunda ndabacyaha, ngo nkabahana n'ibihano. ariko avuga ngo iki Yesu rata? Yesu aravuga ngo umugure w'izahabu itunganijwe mu ruganda, kandi wongere umugureho imyenda yera, wambike ubwo busa wibwira ko uri umutunzi ariko umva ntacyo ufite. Yesu aravuga ngo kandi umugureho umuti, wongere usige kuri ayo maso, wongere werekwe, wongere uhanure, wongere uvuge ubutumwa, wongere ujye muri korari, kuko nta konji Imana yaguhaye, ahubwo wagusizwe n'ibyo mu isi wagendeyemo. Imana y'amahoro itugirire neza. yavuganye natwe aya magambo, aravuga ngo ndi ku rugi ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye ugakingura, ndinjira iwawe dusangire icyampa nawe. uyu mwanya ukaba wumvise ubu butumwa, ukemerera Yesu akinjira mu mutima wawe, agasangira nawe ku byiza, kandi ikiruta byose uzagororerwa, uzahabwa ikamba. icyo Yesu yadufatiye numwemerere yinjira iwawe musangire, hanyuma ugisingire, tuzicarane mu bwami bw'ijuru. Shalom shalom. Imana turengere, Imana turengera dutabare bw'ubu butumwa butambutse, ariko n'umuntu bwumvishe afungura amatwi n'ubwonko, ntiyinimire ahubwo ace bugufi, kandi dusengerane rwose, dusengere n'ibihugu byacu kugira ngo Imana ibe yatugirira neza. Imana iguhe mubyeyi kubwo butumwa utanze, kandi Imana yongera aho ukuye n'ukuri rwose. Rero ndagusabye dusoza kugira ngo usoze usenga Imana, asigaye ubundi utangana nimero zawe. Imana y'amahoro n'umugisha. Murakoze cyane abakunzi bacu. Tugira nimero za telefone, wifuza kugira icyo tubaza, wifuza ko dusengana, cyangwa kubana natwe muri ya groupe nababwiye abasirikare ba Kristo. Tugira nimero za WhatsApp, ni 07535760. tugira na MTN ni 0788330736. aho ngaho ukabona General Esther mama w'amahanga, tukaganira cyangwa tugasengana Imana. rero Data wo mu ijuru abampera umugisha mwese mwakoze gukurikirana iki kiganiro. reka dusenge Imana, nakwinginga wowe awumva ufite bwaba uburwayi, byaba ibibazo bitandukanye byo mu buzima, uzamure kwizera, dusenganira isengesho. ndagushimiye Data mwiza, ngushimiye ineza n'ubuntu bwawe, ngushimiye kuri Imana ibana n'abawe igihe n'imburagihe, ngushimiye kandi ko wabanye natwe muri iki kiganiro Data, kuva gitangiye kugeza gisoje. izina ryawe rihabwa icyubahiro. ngushimiye kuhereza umugisha abazacyumva, ndetse abazagisangiza abenshi, ndetse abazakora subscribe kuri izi channel zose zasohoye iki kiganiro. Data, abo bose tubasabiye umugisha. ngushimiye kandi kuri Imana y'ibambe n'imbabazi, nyemerera umuntu wese wumvishe iki kiganiro kikamukora ku mutima, akumva akeneye guca bugufi, akumva arasinzwe. mwami w'ibambe n'imbabazi, ndabizi kubabarira ukibagirwa, nyemerera wongere kumusubiza ku kidendezi cy'amaraso ya Yesu Kristo. wese ubugingo bwe wongere yandika ubugingo bwe amazina ye mu gitabo cy'ubugingo. ndagushimiye kubikoreye kwiyubahisha. nyemerera kandi Papa
hari benshi bakurikiye ikiganiro bafite ibibazo bitandukanye, byaba iby'uburwayi. Dufite ibihamya birenze kimwe, nta burwayi udashoboye gukiza. Uri Imana ishoboye byose kandi uri inyembaraga, kereka uwagufashe nk'umunyantege nkeya, ariko twe tuzi neza kuri hejuru y'ibintu byose kandi ubirusha imbaraga. Utegeka uburwayi nubwo ari bwo bwose. Kanseri zirakumvira, diyabete zirakumvira, ayiwe sida zirakumvira, badayimoni barakumvira bagahunga. Nyemerera utegeke buri burwayi bwose ku muntu wese ubufite, ndetse n'abizereye benshi. Data nubakirisha ineza yawe. Nyemerera kandi papa bimenyekane kuri Imana. Tanga akazi ku bashomeri, abafite imisozi itandukanye y'ibibazo, ubururukiriza iyo misozi mu izina rya Yesu. Nyemerera izi nyanja z'ibibazo bogamo, wera wa Isirayeli, yawe mwami ushoboye byose. Uri Imana, uri Imana ufite ubutware n'ubushobozi. Turategeka imbaraga zibahejeje mu buretwa bw'ibibazo bya buri munsi, mwami nubabere igisubizo. Ni wowe buhungiro, ni wowe byiringiro by'abakwizeye, ni wowe mbaraga, ni wowe, nyemerera Uwiteka bimenyekane impande zose z'isi, bimenyekane. Tanga agakiza ku mpera z'isi bigereyo, bamenye kuri Imana ishoboye byose, bamenye kuri Imana uri hejuru y'ibigirwamana, uri hejuru y'ibi byose bizeye. Reka ubamurikishirize umucyo wawe Uwiteka, bamenye neza ko hejuru yawe nta yindi ibaho, nta n'izabaho, kandi ari wowe Alufa na Omega. Urakoze Uwiteka, ndagushimiye Data, ubikoreye kwiyubahisha. Mwami Imana nkuramburiye ibiganza, nizeye neza ntashidikanya ko n'abandi babirambuye baguhereza icyubahiro kubw'intsinzi yawe no kuneshereza abana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.